Bakozi b'Imana bene data bankurikiye aka kanya, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana kubasha kutwanya Kristo no kubasha guhagararana namwe muri iki kiganiro, aho nshaka kubagezaho ijambo ry'Imana kuko Imana yerekeje ku mutima wanjye. Rero ndabashimiye kuba mukomeza kugenda musubscribe ibintu kuri channel ya Glory TV. Ni ukuri ni by'agaciro cyane, no kugenda musharinga, mukora like, mukora comment. Ibyo bituma channel yacu igera ku bantu benshi, basharinze, mukagenda muhereza ubutumwa bwiza ku Imana yaduhaye. Rero bene data, ntabwo wamenya umuntu uko buri bufashe, ntabwo wabasha kumenya umugambi w'Imana, ariko icyo ubukoze uruhare rwawe kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera ku muntu wese, kuko Imana iba yabigambiriye.